Muraho neza abakunzi bacu baraza kugira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzazire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo kuri iki kizamini kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe witutsira ikintu busabwa, nukubona kugiye kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ugire tukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujya hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga rero ukunda kuza mu kizamini. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789951626, tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero nimutwandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789951626. Ibi byose tuyafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa ukoresha iyo nimero, ukeneye igitabo ukoresha iyo nimero tukakikuzanira. Warigisha amategeko y'umuhanda ukeneye ko tuza tukaguhugura turi kumwe, ukoresha iyo nimero 0789951626, tukaza tukakureba tukaguhugura. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze kwanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo mu byapa bikurikirana iki cyerekana umuhanda udakomeza? Tegereze neza muri bino byapa bine dufite, ese ni iki cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa C rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo stop bisobanuye guhagarara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, n'ubundi hasi nibyo bakubajije. Ngo icyapa C rimwe ndakeka ko muri kukibona, mbega ngo icyapa E14 ndakeka ko muri kukibona, se ngo icyapa C2A nacyo ndakeka ko muri kukibona. Mugiye kuri direct ngo icyapa B2A nacyo ndakeka ko muri kukibona. Ni cyo cyerekana umuhanda udakomeza? Ndakeka ko iso cyikuru amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Handitse cyukuri nta kindi ni B. Icyapa E14 kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira cyangwa se umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko rero waramustamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ubonye ibibazo byerekeye ku byapa biri kukugora, ndagukoreye video iteguye neza y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe ku buryo ibibazo byerekeye ku byapa bitazongera kukugora. Wabona hari riri somo ukeneye ugakanda subscribe ukajyandika muri comment nkaritegura ukazahita uribonera ku gihe mu gihe narishyizeho. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na Misiri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu ni ubuhe buremere? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ngo toni 10, B toni 12, C toni 16. Mugiye kuri dabari kugira ngo toni 24. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. None hano urabonetse kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se aba ari toni 16. Noneho kino kibazo neza neza barongera bakakibaza kimeze gutya, bakakubaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 ni, bakagarukiraho uzahita usubiza toni 12. Nibongeraho ngo cyangwa irenga hatarimo amakuzungu, tutubiza ko ari toni 16, ni nazo duhisemo hano. Bibusa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandikire cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza. Tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe. Twandikire cyangwa uduhamagare rero ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubafashe mukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, urahitamo twandikire. Ibyo byose biba byashoboka, ariko turi kumwe bikunda gukunda cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali. Bamutwaye cyangwa muduhamagare ni 0789 35 16 26. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ibinyamitende 3 n'ubwikorera n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikorera n'ibyo binyabiziga, ni ushaka kurenga ibipimo bikurikira. Ushaka kurenza ibihe bipimo, hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 santimetero 50. Se waho A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, n'ubugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aribwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari ikiso cya nyacyo. Wihanura muri ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri ari byo A na B. Ubwo ugahitamo rero C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo hatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, niba ari icyapa kiburira kikubwira ngo ikoni iburyo, kuba ukibonye ntabwo bagitera ku iryo koni, ahubwo urakibona ukagenda intera runaka ukabona kugera ku iryo koni. Bari kukubwira ngo wenda hari umuyaga w'intambike, ukagenda intera runaka uvuye ku icyo cyapa ukabona kugera ku uwo muyaga w'intambike. Bari kukubwira ngo hari utubuye dutaruka mu muhanda, ukabanza ukagenda intera runaka ukabona kugera kutwo tubuye dutaruka mu muhanda. None ibi byapa birara n'ibyo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ingana iki y'ahantu habyerekana. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Ango metero 150 kugeza kuri metero 200. B metero 100 kugeza kuri metero 150. C metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Uramanza ukagenda urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari icyo kintu bari bashatse kwerekana. Ndakeka ko waramuzamo A, ndizera ko waramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Babibona ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Ango babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, bengo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera.
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Noneho hano bavuze ngo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hari abantu benshi bahita bagira ngo ni abanyamaguru. Iyo bavuze abagenzi n'ubundi iryo jambo bakoresheje bari kuvuga abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa n'abayobozi b'ibinyabiziga barimo. Rero baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A nk'uko nkora mbibabwira, iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha kubera ko ni system iba iri kugukosora. Wari wahisemo B, iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuko A ni igiso cy'ukuri ariko na B ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye, ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Rero aho iyo mirimo iri gukorerwa hari ibyapa bashyiraho birebereka ahantu mugomba guca. Ese icyo kimenyetso kirangwa n'amabara sate? Hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. C umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ahantu hari gukorerwa imirimo ntimurahaca. Rero ahategetswe kunyurwa hari ibimenyetso bashyiraho. Ese birangwa n'ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Bahita bakoresha ibyapa bitegeka, birakubwira ngo icyerekezo gitegetswe, kubera ko hano hari gukorerwa imirimo. Icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa, ni ugukomeza imbere gusa, ni ugukata ibumoso gusa, cyangwa akakwereka gukikira bitegetswe birakorerwa. Rero bahita bakoresha ibyapa bitegeka, kandi bafite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Iyo badakoresheje ibyo byapa bitegeka, n'ubundi bakoresha ibyapa biranga. Icyo ngicyo bakoresha cyari gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu naho ariko n'ibirango by'umweru. N'ubundi iyo badakoresheje gitegeka bakoresha kiranga, byose bihuriye kuba bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko waramutse utamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame cy'icyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye cyangwa ni impande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. B umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. C inzira y'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda se cyangwa ni ya nzira ikinyabiziga iyo cyamaze kwinjiramo ntabwo kiba cyemerewe gukata ngo gisubire inyuma, ukomeza imbere paka uvuyemo. Niyo mpamvu bayita ngo ni inzira y'icyerekezo kimwe. D ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe rero? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Kubera iki bagishyiraho? Akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, hahandi maze kubasobanurira iyo maze kwinjiramo ntabwo yemerewe gukata ngo usubire inyuma. Noneho ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, urabizi amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo ntago ari kimwe. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntuba wahindura icyerekezo, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindura icyerekezo. Rero waba uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo, bagashyiraho kino cyapa kiburira kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, aho ushobora guhindura icyerekezo bitewe n'ahantu ugeze. Hari ibimenyetso wenda bibikwemera ko wahindura icyerekezo. Niyo mpamvu bahita bashyiraho kino cyapa kikubwira ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza
ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'amoko atanu n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Iyo bakubwiye ngo icyapa giteye gute, uvuga ishusho yacyo, ukavuga ubuso, ukavuga ibirango. Cyaba gifite umuzenguruko ukabivuga. None icyo cyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege kiba giteye ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu, nubona utari kubona iyo video unyandikiye kuri WhatsApp, nkunda kuba ndi online 0789351626 nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. Uvuga ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. A, ngo guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B, guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C, ngo aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abantu benshi bakunda kwitira nino A nino B, bakavuga ngo birasa. Ntabwo bisa. Kuri A bavuze ngo guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. Kuri B baravuga ngo guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. Rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga cyangwa se igice girenga ku mipine. Iyo bavuze ibiziga bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Nibigomba kurenga ibihe bipimo. A, ngo iby'inyuma ni metero 3 n'ibice 40. B, iby'imbere ni metero 2 n'ibice 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D ariko ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko atubwiye ko nta iso cy'ukuri kirimo, cyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, cyangwa se iyo baba banditse ngo metero 3 n'ibice 50, twari guhitamo A. Kuri B, iby'imbere bibagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70, cyangwa se iyo baba banditse ngo metero 2 n'ibice 70, twari guhitamo nayo B. Hano rero nta na kimwe cy'ukuri, kuko iby'inyuma bari metero 3 n'ibice 50 cyangwa se metero 3 na santimetero 50, mu gihe iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70 cyangwa se metero 2 na santimetero 70. Iyo banditse gutya metero 3 n'ibice 40, baba bafashije izo santimetero bakazishyira muri metero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Rero santimetero iyo uri kuzizana muri metero ugabanyaho 100 ku izo santimetero. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kandi bino byapa mukunda kubibona. A, ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini.
se birabujijwe ku binyabiziga by'abikora ku giti cyabo mu gihe kuri direct ngo parking. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ariko mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu. Fata telefone yawe twandikira utubwira kare ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online. Turakwigisha aho tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Ikintu twashyizemo ukajya urakibona muri telefone yawe. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni 0789 tubigishe, mugende mukore rimwe muhite musinda, kuko niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Wabona nta mikoro ufite ugakanda subscribe, ikintu cyose nshyizeho ukajya uhita ukibonera ku gihe, kuko nacyo bari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita usinda. Hano rero isoki kuri nta kindi ndakeka ko amaze kugitamo ni B. Biravujwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa aho hantu ububujwe kuhagarara umwanya munini, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Nkuko mpora mbibabwira, tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, kandi iyo video nari bakoreye. Nyandikira kuri WhatsApp nyiguye nonaha, cyangwa se uyirebe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Hari ikinyabiziga kikuri imbere ariko we uri kumva udashaka kukinyuraho, ushaka gukomeza kwigendera gahoro ukagenda inyuma yacyo, ese wakora iki? Ango kuguma inyuma yacyo, arango kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, mbega ngo kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Seva ngwiki, seva ngo gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko babanyuraho. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, uri kugenda inyuma y'ikinyabiziga ariko ntuteganya kukinyuraho, ese wakora iki? Ese waguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, ese wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndiza ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Uguma inyuma yacyo ntunasigemo umwanya munini, kwemerera ibindi binyabiziga kuba byabanyuraho. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni ryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Amatara ndanga cyerekezo nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Ese ni ryari ushobora gukoresha amatara ndanga cyerekezo ku bandi bari gukoresha umuhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Ango ugiye gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B, igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ugiye gukata ugahita ucana ibinyoteri, waba ugiye guhagarara ugakoresha amatara ndanga cyerekezo kugira ngo umenyeshe abandi hakiri kare bari gukoresha inzira nyabagendwa icyo ugiye gukora. Ndakeka ko waramusamo igiso cy'ukuri, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, nigeze ko nikiramo kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo imburazi muri kazemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ese imburazi muri kazemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Ango musiso cyangwa ahandi hose. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo, mu gihe kuri direct ngo nta gisubizo cyo kuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kinini A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose.
kubera iki? Zino mburira zimurika kwa kundi hagiye gutambuka amagare bagahita bakoresha imburira zo kugira muve mu nzira, zikoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza bakavuga kuri A ngo mu nsisiro gusa, uzahita utamo ko nta giso cy'ukuri kirimo kuko zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari igihe usanga ikinyabiziga cyahagaze ahantu umunsi wose cyangwa amanywa yose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ango imbere y'ahantu nyabagendwa yinjirwa nasohokerwa n'abantu benshi. Bengo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D ari kutuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano bamwe iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa nasohokerwa n'abantu benshi, ntiwagenda ngo parike ikinyabiziga cyawe umunsi wose imbere y'ahantu hinjirwa cyangwa hanasohokerwa n'abantu benshi, nko mu mwinjiro y'isoko, ahantu mu rembo runaka, ntabwo babyemewe. Ariko hari ikindi kibazo kibaza neza neza gutya, ariko tugahitamo ngo se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese ni ikihe bahinduyemo ku buryo hano tudahisemo se? Nuko kuri B bavuze ngo ku muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Iyo iriya mirongo iri hagati ku muhanda ku ruhande rw'iburyo cyangwa se rw'ibumoso, urabizi umuhanda hari imirongo ibiri iruhande igaragaza inkombe z'umuhanda aho umuhanda ugarukiye. Iyo uriya murongo ucagaguye uba wahagarara, uba wemerewe kuba wahagarara. Rero iyo udacagaguye ubujwe kuhagarara. Hano rero bavuze ngo icagaguye. Iyo icagaguye uba wahagarara. Niyo mpamvu duhisemo A gusa. Ariko niba mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, uzahita utamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko iyo idacagaguye iriya mirongo y'iruhande ubujwe kuhagarara. Ubwo A na B rero bizahita biba ibisubizo by'ukuri ngo idacagaguye. Hano bavuze icagaguye, niyo mpamvu duhisemo A gusa. Ndakeka ko usobanukiwe, ndizera ko nimuramuka bakiguhaye mu kizami wagihinduye mu ubwo buryo bundi nkubwiye, urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gusoma kino kizami kugira ngo ubibone hakiri kare, uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire wagira. Itegereze neza iyi shusho dufite. Umuyobozi w'ikinyabiziga uri mu kano gafresh k'umutuku uri kujya imbere, ariko hari umumotari uri kuza mu muhanda urimo ni karaga fresh k'umuhondo. Ese wagiriye myifatire myiza? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ango umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Mbe umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma ku ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. Se umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza, mu gihe kuri D bari kutuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano urabona ari indura atanga inzira. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Niye myitwarire wagira? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Kubera iki agomba gukomeza? Urabizi iyo bagiye kugusanga mu muhanda urimo bo baguha inzira. Uyu mumotari kubera ko agiye kukwinjirana araguha inzira, wowe urakomeza. Niwe urahagarara ubanza ukomeza abone kwinjira mu uwo muhanda urimo. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nta tara n'imwe cyangwa akagarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo ice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Kuva ku butaka ariko ikihe ikinyabiziga kidapakiye, ko gipakiye ibipimo byahinduka. Rero ibihe bipimo? Ango santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, mu gihe kuri direct kugira ngo metero imwe na santimetero 55. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye, ese byagomba kuba ari ibihe bipimo? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
harizo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Utari wahisemo B ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ndi kubategura amasomo ku bipimo no ku matara, ni ingenzi ko wakanda subscribe kugira ngo uzajye uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanyamo ikinyabiziga kabiri mu burebure bwacyo, ariko nibikurikizwa ku matara akurikira. Murabizi iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana. Niba ari amatara y'ubwoko bumwe agomba kwaka kimwe, rero niyo mpamvu bavuze ngo akagira n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko nibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yayo matara adakurikiza rino tegeko, hano ibisubizo bine baduhaye, itegereze neza uhitemo kimwe. Ngo itara ndangamubyimba, B itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, aricyo mwita mwebwe mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo A na B byose nibyo. A ikaba ari igisozo cy'ukuri itara ndangamubyimba ndetse na B ikaba ari igisozo cy'ukuri itara ndangaburumbarare. We hano harimo igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni C itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Ese rero itara ribonesha kuri plaque hari irindi uba ubona biteganye? Ntaryo, riba riri ukwaryo yitaruye. Niyo mpamvu duhisemo C itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A ngo abanyamaguru, B ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa iki? Tegereze neza usubizanye mwitonze. Iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kubyitamo. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ndakeka ko waramuzamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 naricyo cya nyuma cyabajwe mu kiro kizameye cy'uyu munsi, kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumoro cyikure niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akakwereka ko ashaka kudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha. Ese iryo tara riba rigomba kuba rifite ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo umuhondo, B ngo icyatsi kibisi, C ngo umweru, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo umutuku. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cyanya cyo amaze kuyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, iba rifite amabara asa nk'icyatsi kibisi. Tari wahisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Iri tara ry'icyatsi kibisi riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko rero waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije, kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye urahita ukibonera ku gihe, ko nikiratuma ujya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda niba uri hafi gukora. Ukeneye kode aho waba urose mu gihugu, iyo ufite ibyangombwa mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode nziza, tukagwa n'imyitozo uragosha kwitegura neza. Ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, hitamo twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789531626 tukwigisha ugende mu kizamukore rimwe uhita utsinda. Ukeneye ko tukuzanira igitabo uri mu mujyi wa Kigali turakikuzanira. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali turaza tukayikwigisha. Ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe mbere yuko ujya mu kizame wenda wariyigishije, nabyo birakunda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni 0789531626 ibyo byose tuyafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.